ibihe byiza kuri wamaze gukora subscribe hano Kumfura TV. Reka nongere mbasuhuze muri rusange, Imana nikomeze kugenda ibarinda umunsi ku wundi. Ngira ngo uyu munsi turi kugenda twinjira mu isi y'ikoranabuhanga, turi kugenda twinjira mu iterambere, turi kugenda twinjira mu isi y'umudugudu bitandukanye nuko twafataga isi zamani. Abantu bakajya bumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bakumva muri Canada, bakumva muri China, bakahafata nk'ahantu nyine kure mu Burusiya, bakumva n'ahantu kure cyane hatabaho umuntu ashobora no kuzapfata hageze, kandi koko ari benshi cyane bavuye mu mubiri aho hantu batahamenye. Ngira ngo rero ubu ngubu mu isi ya none, isi yabaye umudugudu, umuntu asigaye yirirwa mu gihugu cy'u Rwanda akaza kugorobereza mu kindi gihugu cya kure, kandi ukibaza se hageze gute? Ni indege, ni ibyogajuru? Ni ukuvuga ngo isi yabaye umudugudu, nibyo abantu bajya bakunda kubabwira cyane. Rero nibijyanye n'amafaranga nabyo isi isa naho bitigeze bisigara, kubera ko n'ubundi isi yobowe n'amafaranga. Ngira ngo twagiye tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye bya artificial intelligence, twagiye tubazana ama AI uburyo akora, twabakoreye ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Gusa kuri iyi show no kuvuga ngo ndashaka ko cyane cyane dufokasinga ku bijyanye n'amafaranga, kubera ko iyo umuntu avuze isi muri rusange ntabwo amafaranga asigara inyuma, kubera ko murabizi neza yuko amafaranga niyo yakwanza. Ababivuga neza bavuga ko amafaranga ari nayo ayoboye isi. Isi ya none no kuvuga ngo yo iri kugenda ishyira imbere ikintu kijyanye n'ifaranga ry'ikorana buhanga. Ngira ngo uyu munsi turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka ni 2025. Ngira ngo nibwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haje kuba habera inama idasanzwe. Benshi bibazaga ati se iyo nama Nicholas yaraza kwitumirwamo, abenshi bakomeza kugenda bibaza byinshi cyane, ati se ko twabonye Donald Trump ariko nitumubona ari kumwe na Nicholas, kandi ariwe duhanze amaso ku bijyanye n'iri faranga. Byose rero uri buze kubimenyera ahangaha. Icyo nagusaba se wamaze gukora subscribe, turaza kwinjirana tumenye ibyabereye muri iyi nama n'ibyavugiwe muri iyi nama. Turaza kumenya akanoko kandi kuri Pi Network ku byatekerejwe muri iyi minsi. Ngira ngo nanaberetse cyangwa se muri kugenda mubibona ko harimo n'ifoto ya Nicholas ari kumwe na Donald Trump ariwe uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo mu mwaka w'ibihumbi 2025 ejo bundi rwose nibwo twagize gutya tubona umugabo bita Joe Biden agize gutya ahagurutse muri White House yerekeza iwe. Noneho White House iza guhita yongera kwinjirwamo bwa kabiri n'umugabo bita Donald Trump. Uyu akaba ari we uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika magingo aya ngaya, kandi uyu mu president nawe wigeze kuyoboraho ngira ngo 2021 iri kuraniwe wari uri kurangiza ubutegetsi, aho yaje kujya ku butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba perezida w'icyo gihe mu mwaka wa 2017 n'umunani hafi aho ngaho munyibutse neza. Rero no kuvuga ngo Trump nyuma yaho twatekerezaga ko ari we ushobora kujya kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ari umwe mu bantu bashyigikira amafaranga kandi b'abashoramari bakora business. Ngira ngo mwagiye mubibona ko Trump ni umwe mu bantu bagiye inshuro nyinshi bashyira imbere ubukungu. Ngira ngo akimara kujya ku ntebe y'ubutegetsi ni umwe mu bantu none bakomeje kugenda bashyira imbere cyane ikintu kijyanye n'ubukungu, amafaranga yangirika yose avanwaho, ndetse anashyigikira amafaranga y'ikoranabuhanga. Ngira ngo nyuma y'uko ageze ku butegetsi twari duhanze amaso iki gikurikiraho, tugiye kubona tubona ushinzwe ubukungu cyangwa se ushinzwe iterambere cyangwa se ushinzwe wo nakwita ko ari we ushinzwe ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndahamye neza ko buriya iyo umuntu ashinzwe amafaranga cyangwa se ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntaho bitandukanira n'isi yose. Nuvuga ngo ubu tuvugana ku isi hose umuntu ushinzwe ubukungu cyangwa se ifaranga ry'isi, niko nabihamya neza, n'umugabo bita ni nawe mukungu wa mbere ku isi, ubu niwe mukire wa mbere ku isi, Elon Musk. Elon Musk no kuvuga ngo numwe mu bagabo babaherwe bagize gutya bahitwamo na Donald Trump, aravuga ati ngwino uyobore amafaranga. Rero ngibyo byose nubwo ndi kubizengurukaho, nuko tugiye kwinjira mu kiganiro neza nyirizina kugira ngo tumenye ngo Pi Network niki. Twagiye tubona crypto currency nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ariko ubu ngubu duhanze amaso Pi Network, ndetse twagiye tubona abahanzi bagiye batandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho nkomeza kugera focusingo cyane. Mu gihe twabonaga muri China, twabonaga ahantu hagiye hatandukanye bagenda bavuga Pi Network bayamamaza, ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabonaga ko bameze nkaho bifashe. Ariko mu minsi ishize nibwo twagiye tubona abahanzi bagiye batandukanye. Twabonye Rihanna asohora indirimbo isingiza cyangwa se avuga Pi Network ibigwi byayo. Twabonye abandi bahanzi bagiye batandukanye, abahanzi bazamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka kanya huya bazamuka bifasha Pi Network. Wumve ko uyu nguyu ni umushinga udasanzwe. Reka rero twinjiremo akantu ku kandi, ariko mbere ya byose reka mbanze ntumikire abadutumye. Itandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri,
hoteli, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ameza nk'aya ngaya wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntago bikiri inzozi zawe ku meza nk'aya ngaya yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited, igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ameza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategura neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanya amabuye meza ateye amabengeza, biti biryoheye amaso, indabyo nziza ibishaka bazuba mu meza yawe ukajya uziramwa imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umanutse gato werekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda niho uhita icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Okay, njye nitwa Peace, nguhaye ikaze mu isi y'ibyegeranyo kandi mu isi nziza cyane kandi mu isi y'amafaranga. Nawe utunge ku mafaranga. Ngira ngo wabibonye ko nkweretse ameza neza cyane rwose. Wagerageza ukerekeza mu mujyi ukagura kuri ari ameza. Nimba uri umusirimu, utari umusirimu ubyihorera, ariko nimba ushaka no kwiga kuba umusirimu, yenda ugura ari ameza abantu bazahita babona ko wasirimutse, kubera ko niyo meza muri iki gihugu cy'u Rwanda agezweho abantu batari banamenya, kandi iyo umuntu yabonye iwawe cyangwa se mu bikorwa byawe aravuga ati kabisa uyu muntu ni umuntu ukurikirana amakuru akantu ku kandi akamenya ibyiza aho biherereye. Nta handi rero ni muri Beauty and Wood Limited. Umwana kujya Nyabugogo ngira ngo wahabonye, ugeze muri Rope uva peage aho kujya ujye kwa Rubangura, ujye kuri Utis, ibyo ngibyo bireke bizenguruka Rope ubwo yituma hano kumeze nk'ujya Piposta shyashya werekeza Nyabugogo. Ugeze mu cyapa ugenda ureba hejuru y'umuhanda uhita ubona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Baguha ameza n'imitako. Nagiyeyo nanjye barabima, ndetse abakire benshi cyane bamaze gusobanukirwa bamaze kuyagura. Gerageza nawe rero utanguranwe. Reka twigire mu bijyanye na cryptocurrency. Ngira ngo abantu benshi cyane bakomeje kugenda bibaza ati se Trapo cyangwa se Dr. Nicholas na Trapo barahuye, ese ni biki bari kugenda bavuga kuri Pi Network? Bimeze gute? Uyu mushinga bifashe gute? Kandi ubwo ngubwo bivuga Dr. Nicholas nkavuga Donald Trump bakimara guhura, ntubitandukanye na kure, nta naho bitandukanira, nta naho wabitaniriza na nuyoboye ubukungu cyangwa se nushinzwe ishoramari cyangwa se agaciro k'amafaranga. Uwo nguwo niwe nakubwiraga n'ubundi ushinzwe amafaranga ku isi kandi akaba n'umukungu wa mbere cyangwa se akaba n'umukire wa mbere ku isi, Elon Musk. Ibyo rero ntago babitandukanya. Ukimara kumva Dr. Nicholas na Trump ngo bahuye, ntaho bitanire na Elon Musk, ukigira ngo wumve uyu mushinga wa Pi Network bimeze gute. Bigiye gusobanukirwa rero akantu ku kandi. Ngira ngo iki kiganiro nagisohoramo ama episode ageze muri 3. Episode ya mbere urayumva, nakubwiye ngo ibi biganiro ugomba kujya ubibona saa 12:10 za mu gitondo, na saa 6:10 za manwa, na saa 12:10 za nimugoroba. Rero iki kiganiro ngira ngo episode ya mbere giyeho saa 12:10 z'umugoroba, saa 12 mu gitondo n'iminota 10 nabwo urabona indi episode kuri iki kiganiro nejo saa 6:10. Wumve ko iyi episode iri buze kuba iryoshye kandi imeze okay. Ngira ngo abantu benshi cyane bakomeje kugenda bambaza ati se PC amakuru y'ibyavuye mu nama ya Donald Trump ko tubitegerezanyije amatsiko. Turashaka kumenya ubundi byagenze gute, turashaka kumenya ubundi byabaye gute, n'iki cyabereyeho hano. Ngira ngo ku munsi w'ejo ku itariki 8 ni inama yari live, ku buryo abantu bose batangaga ibitekerezo byabo. Abantu bakomeza kugenda bagaragaza amakuru agiye atandukanye, amakuru agiye atandukanye, uburyo bayumva, uburyo bakunda amakibuto agiye atandukanye. Abavugaga za XRP, za XM, bakomeje kugenda bavuga amakuru agiye atandukanye menshi bumva bifuza cyangwa se bakunze kuba banakoresha, cyangwa se bumva ko ari amakoini akwiriye kuba yakirwa mu maproje agiye atandukanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akwiye gukoreshwa nk'amakibuto currency. Ngira ngo muri ayo ngayo rero yose na makoini yakomeje kugenda avugwa cyane, ariko icyatunguranye cyane, ikintu cyari gihambaye cyane abantu benshi batangariye, nuko ubwiganze bw'abantu cyangwa se bw'amajwi y'abantu bakomeza kugenda batanga ibitekerezo bigeze nko kuri 85% byose birahamya ko byaje bivugwa Pi Network. Ugiye ukareba ugafokasinga ku bantu bavugaga amakoini agiye atandukanye basanzwe bazi cyangwa se amakoini bashoboraga kuba batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, wasangaga benshi bari kugenda bavuga ati amakoini arenze cyane, ariko Pi Network yari yayarenze. Bigaragara ko abantu bakeneye kuvuga cyane bakomeje kugenda bashyira imbere Pi Network. Ngira ngo ikintu cyatumye abantu bakomeza kugenda bashyira imbere Pi Network nuko impamvu, ngira ngo nakomeje kugenda mbibabwira, ntabwo Pi yigeze iteguzwa abantu ko ari Pi cyangwa se ko ari coin iri mu batumwe cyangwa se iri mu batumyiwe mu kuba baza muri iyo nama. Ngira ngo
abantu bakomeje kugenda bibaza ati se kubera iki iyi nama yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatumiwe abantu bagiye batandukanye ndetse n'amakiri butagiye atandukanye ariko Pi Network ntize gutumirwa. Mwibutsa ko Pi Network yaje gutumirwa bwa nyuma finaloma ku ikubitiro iza gutumirwa, noneho popeti yabo ari nabo noneho bakomeje kugenda bagaragaza ko Pi Network ikenewe kuba yatumirwa mu nama, ndetse banagaragaza ko umurongo imaze kubaka ari umurongo ukomeye cyane. Ibyo ngibyo rero byaje kuba byashingirwaho, babirebaho, babyitaho, ndetse n'ibyakomeje kugenda bivugwa no kwandikwa no kugaragara abantu abayifuresa batandukanye bavuga ati turashaka Pi Network. Bakomeje kugira bibaza ati se koko iriya nama kuki Donald Trump yatumiye abantu bagiye batandukanye ariko ntatumire Pi Network? Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe icyagaragaye nuko bahise bamera nk'aho bakangutse bahita batumira Pi Network nayo haza bamwe mu bayobozi babo bamaze kwagera n'ikintu gitunguranye cyane gitangaje n'ukuntu bamaze kugira mu nama noneho amakributo yose ashyirwa inyuma ubwo Pi Network iba ariyo irya inamba andi makributo menshi cyane. Rero nuvuga ngo abantu bakomeje kugira bibaza ati se ibyavugiye muri iriya nama ya Donald Trump cyangwa se muri ya nama yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibiki? Ese haba hari uburyo inama yagaragaje ko Pi nayo iri ku rwego rwo hejuru mu yandi makributo currency cyangwa se agomba kwigwaho, cyangwa se bashobora kuba bashyizemo uburyo bwo kuvuga ati Pi Network nayo igomba kujya mu murongo w'amakributo currency agomba kwigwaho? Abandi nabo bakomeje kugenda basubiza aba bantu bagaragaza cyane ko Trump nawe yabivuzeho, aho bavuze ati Pi Network ubwayo yavuzweho ibihe byinshi cyane ko uyu munsi ifite popularity y'abantu benshi cyane bangana kuri yari benshi cyane, ari ikimenyetso simusiga cyuko cyangwa se kigaragaza ko ibintu aho bigeze kuri Pi Network yamaze kumenyekana ku rwego rw'isi kandi izwi kandi ifitiwe n'icyizere kirenze gihambaye ugereranije n'izindi coins zigiye zitandukanye. Nuvuga ngo rero mbere na mbere reka tubanze twizere ko aho ibintu bigeze uyu munsi ari ishusho ya mbere nziza kandi ishusho imeze neza cyane yo gushimisha umupiyoniya wese igiye kugaragaza agaciro ka Pi Network. Rero amakuru yose tugiye kuyagarukaho tuyava imuzi kugira ngo tumenye akantu kandi kuko hari byinshi cyane tuba twagiye tureka kubabwira tugiye kuvugaho ubu tuvugana. Abantu benshi cyane bakomeje kugira bagira amatsiko agiye atandukanye bakavuga ati se Nikora hari ahantu na hamwe yigeze ahura na Donald Trump? Nari nabibabwiyeho hari ibyo baraganira ku mushinga wa Pi Network. Nukurikira amakuru tukomeje kugenda tubona atandukanye. Ahangaha murabona yuko mu ifoto y'urwibutso, ifoto y'umuyobozi ku wundi cyangwa se aho bari kumwe, aha barerekana aho Dr. Nicolas ari kumwe na Donald Trump ndetse n'umuhanzikazi bita Gaga w'icyamamare ngira murabizi neza ko mu minsi ishize mwabonye abahanzi bagiye batandukanye, mwabonye Rihanna namugarutseho. Rihanna mwabonye indirimbo yakoze nawe mu minsi ishize ari kugaragaza Pi Network, ni indirimbo yaririmbwaga isingiza Pi n'ibigwi bya Pi Network. Byumvikane ko rero hari muri Amerika cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahantu abantu bakomeje kugira bavuga ati se ko abantu baho bifata kuki abantu baho batakunze kwigaragaza cyane nkuko twabonye ibihugu bya Aziya bigiye bitandukanye byigaragaje, ariko Amerika ntabwo ugeze ubona ko hari ama exhibition yahabaye, ntabwo wajya kubona ko hari imyiyerekano igaragaza ko abantu bakunze Pi Network bahagaragara kandi byitwa ko ari naho noneho Pi Network yaturutse. Ariko noneho abantu bakibaza ati kuki abanyamerika bakunze kuba abafonctionnaire ari abantu babaga ari bize n'abamenye Pi n'abayikurikirana n'abayimayini, ugasanga ni ba abantu batayagara batabyerekana, ugasanga ni ba bantu babigira private batabyerekana. Ariko ubu ngubu dutangiye kugera dutungurwaho ukabona umuntu w'icyamamare urenze, ukabona umuntu wemeraga ku rwego rwa Rihanna cyangwa se ku rwego rw'isi, ukamubona ko cya kintu kimazemo igihe ahubwo ari kugenda acyamamaza. Iriya ndirimbo bwayo ya Rihanna yatunguye abantu kubona Rihanna ku rwego ariho, reba Reva afite, urebe imbaraga afite, urebe ubustar afite, urebe izina afite, ukabona ari kuririmba Pi Network, ukabona ni ibintu byateguwe, ukabona ni ibintu biri muri gahunda, ukabona ni ibintu bidasanzwe. Uburyo nawe yagaragaje Pi Network uburyo yumva n'uburyo yifata, ngira ngo iriya ndirimbo mwabonye ni ikintu cyagaragaye cyane ko Pi Network ikunzwe ku rwego ruri hejuru, aho Rihanna yagaragaje ko gahunda ari ukumayininga Pi Network cyangwa se gahunda yo gushyigikira Pi ku isi ikomeje. Ngira ngo ntago ari Rihanna gusa wenyine, twabonye abahanzi bagiye batandukanye, ni nayo mpamvu nanjye nakomeje kubabwira ati ngira ngo muri kubona ubu ngubu uyu muhanzi bita Gaga muri Amerika nawe ubwe biragaragara ko yari ari hagati ya Dr. Nicolas ndetse na Donald Trump, uyu mu president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi nabo deal yari bahuje ni deal ya Pi Network, ni deal yari iri kugenda ivugwa ku bintu bijyanye na Pi Network. Nuvuga ngo nta kintu cyari cyabahuje. Byumvikane ko abantu b'ibyamamare bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bakomeje kugenda bashyira imbaraga, ubwo bakomeje kugenda umwe ku wundi bagenda bigaragaza, kandi bose bo mu rwego rw'ibyamamare barenze ku rwego rwo hejuru bavuga Pi Network. Nabyo ni ikindi gisobanuro kivuga ko Amerika nayo uyu munsi
idakomeje kugenda iba quiet cyangwa se ikomeje kugenda isigara inyuma ku bya Pi Network. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ni urwego rurenze rukwereka ko Dr. Nicholas na Donald Trump bashaka kuba bashyira imbere Pi Network kugira ngo bagaragarize isi yose muri rusange ko Pi Network ari faranga cyangwa se ari coin ishobora kuba irenze izindi zose. Abantu benshi cyane bakomeje kugenda bababwira ati GCV igico cya GCV kizo, ndababwiza ukuri Pi Network ari ya madolari ibihumbi 314 na amadolari ashobora kuzajya hejuru, ahubwo ugasanga Pi Network iguze n'amadolari ibihumbi 400 ibihumbi 500. Abantu benshi ntabwo babyumvisha kuko Pi Network ngenda yirebera mu ishusho ry'uko Pi Network idashobora kuba ari faranga ishobora kuzajya hasi y'amadolari ibihumbi 300, kubera ko ibyo muri kugenda mubona byose ngo yagiye hasi ni byakozwe n'abesikoro, ntabwo ari byakozwe na nyirayo na nyirubwite. Nyirubwite dumutegereje ku itariki 14 cyangwa se na nyuma yaho mu yandi matariki azatangaza, ndetse n'imyanzuro izayigenda ituruka ahangaha uri kureba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo ni imishinga ikomeye cyane. Rero nuvuga ngo Dr. Nicholas akimara guhura na Donald Trump duhita dufokasinga amaso kuri Elon Musk, ntabwo twamusiga inyuma. Na Donald Trump mu mishinga bafite bo bwabo bavuga ko ibintu biri muri crypto industry cyangwa se cryptocurrency, nuvuga ngo ni ibintu byumvikana ko muri Amerika nabo ubwabo bagiye gufunguka amaso bundi bushyashya, babifashijwemo na Elon Musk na Trump n'abandi bahanga babantu batavugaga Pi Network, abantu batavugaga ibintu by'amakiributocurrency ngo babyumve, bandi batabishyiragamo imbaraga, cyangwa se akeshi gira ngo muzajya mubona abantu bagiye batandukanye babakire cyangwa se abanyamerika muri rusange bari kugenda bashyira imbaraga nyinshi cyane muri cryptocurrency, kubera ko wabonaga ko beshi bameze nko batabyitaho, batsimbaranye ku idolari ryabo, ku mafaranga yabo. Ariko iyo urebye Elon Musk ukareba Donald Trump ukareba n'uburyo bakomeza kugenda bagira inama zigiye zitandukanye bavuga ku cryptocurrency, ukagira gutyo ukaza kubonamo noneho na bamwe mu bahanga b'amakiributocurrency agiye atandukanye, ariko ku ikubitiro ugahita ubona ko Dr. Nicholas atahatanzwe, uhita wibaza uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kubigiye kuba yakoresha cryptocurrency cyangwa se Pi Network. Ngira ngo buriya ikintu cyonyine rukumbi kigiye kuzarikora cyangwa se kuzarikoroza, kuzajyana Pi Network mu murongo, cyangwa se kuba Pi Network igiye kuyobora isi yose muri rusange. Nuko Pi Network ikomeje kugenda itsinda ni cryptocurrency. Nko muri inama by'umwihariko wabonye ko Pi Network yagize amajwi 80 hejuru ya 80%, aho izindi coin zagiye zijya munsi ya 30-40, ariko Pi Network iragenda zose razikusanya, noneho kwibaza uburyo itari yanatumiwe, ariko noneho nyuma bakaza kuyibuka ariko ikaza kwisanga ku mwanya wa 80%. Ukibaza Pi Network ubundi niki? Ngira ngo ubu tuvugana Pi Network yubatse umurongo wizewe, umurongo ufite icyerekezo kirambye, imishinga irambye muri crypto na digital currency. Nuvuga ngo ni Pi Network yonyine. Birumvikana rero ku munsi w'ejo byari bindi kuba abantu benshi cyane bari biteguye kugenda bumva ibitekerezo bigiye bitandukanye byatanzwe n'abantu bagiye batandukanye. Ngira ngo muri speech mwagiye mukurikirana Donald Trump hari abo bari kumwe kuri table, ku meza, kuri table d'honneur, aho yagendaga ahijamba abantu bagiye batandukanye, harimo abayobozi b'indi mishinga igiye itandukanye ikomakomeye, abayandi ma business yatandukanye menshi cyane. Ngira ngo nabo ubwabo bagendaga batanga ibitekerezo bafokasinga ku mishinga yabo, cyangwa se bavuga uko bumva ibijyanye na cryptocurrency mu bihugu byabo, uburyo bayakira n'uburyo yakoreshwa mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo rero mu byavuzwe nyuma hakaza no kuba hagaragazwa inyandiko yagiye igaragaza imyanzuro isa naho yafatiwe muri iyi nama. Icy'ingenzi cyagaragaje ubusanzwe ko hariho amategeko asa naho atubahiriza amabanke cyangwa se ibindi bigo by'imari cyangwa se indi mishinga mu ikoranabuhanga ko byakorana n'amakiributocurrency. Ibyo bintu ngo ntabwo byari ibintu byari bisanzwe biriho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagaragaje ko ibintu bijyanye n'imishinga ya cryptocurrency mu mabanki akomeye ahantu hagiye hatandukanye, mu nzandiko wabonaga ko amabanki ngo yakomeje kugenda asubizwa inyuma cyangwa se asigara inyuma mu bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se mu bintu by'amakiributocurrency. Aho rero babigarutseho mu nyandiko bavuga ati ayo mabanki agomba gushyira imbaraga mu bintu byo gukoresha amakiributocurrency. Nuvuga ngo rero ngira ngo muri 2021 ni itegeko ryari ryaravuzweho ko ibintu bijyanye n'amakiributocurrency agomba gushyirwa imbere cyangwa se agomba gushyirwamo imbaraga mu mabanki agiye akomeye cyane. Ngira ngo ibintu byavuzwe cyane bivuga ko amakaresi agiye atandukanye, harimo amakaresi ageze muri 4, harimo Bitcoin, harimo
Ethereum, harimo Solana, harimo XRP, harimo Pi Network iza ku mwanya wa mbere. Nuvuga ngo ni iby'ingenzi Pi Network ibigomba kuba ihari kandi byanze bikunze. Ayo rero nama ko iragiye atandukanye ageze muri 6 harimo na ADA nayo nayibonyemo. Ari amakirito currency yageze mu bwoko butandatu nayo ateganijwe ko nayo ashobora kuzaba adomina kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho agomba gukoresherezwayo. Ariko byumvikane ko Pi Network yo iyoboye ni umwami w'ayandi mapayi w'ayandi makoini yose, ni umwami uyayoboye, ni umwami w'abami. Rero no kuvuga ngo kuri iyo ngingo igendanye n'iriya nama yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Donald Trump, icyo twabwiye abantu nuko imyanzuro yavugiye muri ya nama cyangwa se ibyemezo byafatiwemo muri ya nama byose ari ibitekerezo bizatangazwa nyuma. Ariko ku ikubitiro bakaba barakomeje kugenda bavuga ko bagiye kuba by'umwihariko bahuza amakuru ndetse n'ibitekerezo abantu bagiye batanga muri iriya nama. Rero no kuvuga ngo muri ibyo ngibyo byose icyo bagarutseho by'umwihariko abantu bamwe bari bibajije ati se Pi Network yaba ariyo ihishwe inyuma y'amarido iri inyuma kure ku buryo ku itariki 14 ejo bundi bazahita bayigaragaza ko ariyo igiye kuyobora isi, ariyo igiye kurocingwa, ariyo igiye gushyirwa imbere y'andi makoini yose, kubera ko baranabitangaje babigaruka bavuga ati hari coin nshyashya nayo yitezwe izaza nyuma, bateganije ko nayo izakoreshwa muri ziriya zisanzwe ziriho. Ayo n'amakuru atandukanye yakomeje kugenda abaho ibivugwa, ariko nanone ukibaza ati mu busesenguzi buhari icyambere ugomba kumenya ati se ubundi Pi Network bayivuze muri ya nama cyangwa se batayivuze, ubundi imishinga imaze kubaka, ibikorwa imaze kugeraho, amaporoje ahari, ama application yarenze yubatswe, amaprograme yashyizweho, ibyo abacuruzi bashyizemo, niki kigomba kuba cyayikoma mu nkokora. Icyambere kigaragara cyo nuko uyu munsi tuzi neza yuko by'umwihariko kuba Pi Network yubakiwe ku gaciro ka GCV k'ibihumbi 314 n'andi arengaho, byamaze gusa naho aricyo kintu kigaragara isi yose yamaze gusetinga. Nkwibutsa ko ngira ngo aho kantu ngaruka inyuma gato bakimara kuvuga ati Pi Network Pi Network bakavuga ati hari yindi coin shyashya iteganijwe kandi ishobora kuzaza igahita irindi muri zindi zose. Ubu ngubu ni iyihe coin shyashya uzi ko kiriho itari Pi Network? Ni iyihe yistyle ni iri kuri koroza kuri iyi si usibye Pi Network? Nta yindi. Hitamva rero iyo coin bari kuvuga ko nta yindi ari agaciro ka Pi Network. Ngira ngo rero cyane cyane kubijyanye na ecosystem iyo tuvuze mu gaciro ka Pi Network, ntabwo tuba tugiye kugaruka kuri ama exchange aho ngaho ari kuyishyira ku $1.18 $2 kuzamuka byanga bimanuka. Twe tureba ngo nibiki biri kuvugwa mu ecosystem, nibiki biri kuvugwa mu bacuruzi nyabacuruzi, nibiki biri guteganywa mu makapana agiye atandukanye akomeye. Ariko mbere yuko dukomeza ariko nkwibutsa, ushobora kuba ushaka kugura imodoka mpamagara, ushobora kuba ushaka kugurisha imodoka mpamagara, inzu, ibibanza mpamagara, ubishaka ushaka kubigurisha mpamagara. Ariko sereka mbanze mbereke publicité irebera. Izi ni zimwe mu modoka dufite aka kanya ziri kugurishwa. Ubu tuvugana aka kanya zo n'ingenzi zazo mutabona hano zikaba ziri ku isoko. Nawe se waba wifuza ko tukugurisha imodoka? Waba ufite se imodoka ushaka ko tukugurishiriza? Nyarutsa yizaye tuyigushyirire ku isoko. Si ngombwa ko bikwicira akazi, twe turahakubereye. Izi nazo ni inzu nziza kandi zose ziri ku isoko. Niba ushaka ko tukugurishiriza inzu tugane, cyangwa se waba ushaka ko tugushyirira inzu ku isoko, nyaruka tubigufashemo. Ibi nabyo ni ibibanza byiza dufite biri ku isoko. Waba ufite bene ibyo bibanza ushaka gucuruza cyangwa kugurisha, duhamagare tubigucururize. Dufite amasamba atandukanye, amahegitari n'amahegitari, imirimo yo guhinga n'amafamu yo kororeramo. None se waba ufite imodoka ikodeshwa, ufite gahunda yihutirwa none wabuze ugukodesha imodoka, duhamagare tubigufashemo. Uzi n'ikindi, dufite ibikoresho byo mu ngo bitandukanye. Niba ufite ibyo ucuruza cyangwa ushaka kugurisha, wibura umukiriya kandi duhari gatanu ku kandi kuva mu gitondo saa 6 nimugoroba. Twe turacuruza kandi turamamaza. Ngira ngo wiboneye ibyo ngibyo byose ubishaka wambwira kabisa, mba mpakubereye gatanu ku kandi. Wabamagara kuri nimero zikurikira 078 97 41 42. Nkwibutsa dufite ameza mu mujyi meza cyane. Waratanzwe abakire beshi cyane bamaze kuyibikaho mu ngo zabo, urahagera ukasanga bari kwireba mu meza. Na meza akorwa mu buryo utamenya, ni bayakora muri product zidasanzwe zirenze hanze. Ubundi aya meza yarahendaga cyane, ugasanga hanze kujya kuyakurayo biraguhagara nko mu $8,000 $10,000 ubwo ni miliyoni hafi 12 ariko hano mu Rwanda barayaguha ku mafaranga make $400 we $200 ndetse bahamagara ujye mu mujyi neza. Ni hariya ku iposita shyashya
uzamutse peyaje aho kujya ukatujya kwa Rubangura ugiye kuri UTC ahubwo wikata aho ngaho rope yireka ukigeraho uhituma no kujya Nyabugogo uce ku iposita shyashya ugere ahantu hari icyapa cy'imodoka icyo cyapa kirenzeho gaturebe hejuru y'umuhanda mu muhanda w'icyerekezo kigaruka none mu mujyi ugenda ureba ku ma etage hari urahita ubona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited bagufitiye ameza lenze my friend bafite imitako y'amoko yose ugasanga inzu yawe yambaye ubusa kandi hari abafite imyambaro bambika inzu yawe umuntu agezemo akabona haratatse neza cyane amakarita ya Afurika amakarita y'isi u Rwanda bakaruguha rwose ndakubwiza ukuri hameze neza cyane kandi ameza bagushyiramo buri kimwe cyose n'amafoto yawe bayashyiramo twikomereze ku bya Kibuto Karesi tumenye amafaranga kugira ngo numara kumayininga uzamenye naho uzajya kugurira ameza niyo mpamvu mba ngacishijemo ngira ngo rero ama application agiye atandukanye ndetse hari n'abandi bacuruzi bagiye batandukanye batekereza kuba bazaza gucuruza muri paye cyangwa se bazaza gucuruza muri paye twumvikane cyangwa se nkumenyeshe igiciro cyose cyashyirwaho kije kitari tegeko ku rwego mpuzamahanga cyangwa se ku rwego rusange cyatuma akazi kose kagombaga gukorwa gafiyaringa kadakunda gata agaciro uyu munsi niba dufite amakapani dufite inganda abacuruzi bakomeye cyane bafite ibigo bigiye bitandukanye muri Kibamba biteguye kuvuga ati iyi payi amafaranga izashyirwaho cyangwa se amafaranga agaciro k'amafaranga payi network izashyiraho twiteguye gutanga ibicuruzwa byacu narakubwiye hari inganda zikora amamodoka hari inganda zirenze hari inganda my friend hari inganda zidenze inganda zikora imyambaro inganda zitanga ibicuruzwa ama laptop ama mashini inganda zubaka amazu amakapani yubaka amazu byose byiteguye kuzakora na payi network byamaze kujoininga mu mushinga wa payi network biteguye kuba bazacuruza ntabwo ari ibicuruzwa byabo bazabiterangwa bishyire mu bantu babicuruze babishyire kuri platform bacuruze kandi igiciro ubwacyo gihabanye nukuvuga ngo ntabwo habaho ibiciro byinshi byo muri payi network nkuko muri kugenda mubona GCV zihindagurika mubona ama exchange bakomeza kugenda bahindagurika bazana amadolari 3 ntago ntiyeze arenga 3 musi ya 3 2 1 n'ibice 00 n'ibice 6 ibyo ngibyo ntabwo abacuruzi bafata ibintu byabo ngo babiterure ku mafaranga hindagurika gutyo mwibutsa ko impamvu ubona nka Bitcoin amafaranga nkayo ngayo ubona nko mu bihugu by'iwacu nko mu Rwanda akomeza kugenda ubona ko agoranye cyane nuvuga ngo Bitcoin ni faranga ushobora kuva nko mu Rwanda ukajya kurangura mu Bushinwa wamara kurangwa wagaruka mu Rwanda ujye gucuruza ibyo waranguye ugasanga ryikubise hasi payi network rero ntabwo ari uko nguko imeze nuvuga ngo rero mu gihe abacuruzi barenze companies zikomeye zamaze kujoininga no mushinga ntabwo nakwizeza ko amafaranga cyangwa se igiciro cyabo cyari cyatangazwa kubera ko ni Hello guys, mumeze fresh. Sasa reka uri kureba ni Yaris Sedan 2007 irashaka miliyoni 9 zifunze. Iracyari shya nta kibazo na kimwe ifite imeze fresh ariko ya condition hayo. Ntabwo nakubwiye ko nta kibazo ifite nicyo cyonyine ifite. Byasaba kuyishyiramo cyangwa se ukagura gaze ukabyikora ariko imodoka nziza imeze fresh ngira ngo uri kubireba inyuma nta rangi ryanjye ni iryayo ntabyo kujya kuyipuriza bayanduza bayitera umwanda urabona ibirahure byabo byose ni fresh aho none ureba ni indani aho ni imbere hayo urabona ko ifite salon nziza ifite imisego ikeye inzugi zayo zirakora fresh ibirahure byayo ni umuriro ni shyashya ni shya rwose location iri hano Kicukiro rwose kabisa uhageze imodoka ningi ifite nahita nyiguha ukayitwara ku mafaranga ya make cyane miliyoni 9 ibyangombwa deja ni byose ibyangombwa byuzuye control irahari assurance byose ni full nta kibazo kindi nta misoro mutation irahita ikorwa ku kanya uri kubona ko ni sawa rwose sawa urabona ko ningi ihagazeho ningi uhari urabona nta wundi uyifite bimwe bajya babazengurutsa imodoka zitari wasinge sasa rero kankwereke nanone iyi ni Corolla Altis ngira ngo uri kwireba nayo ni shyashya iyo irashaka miliyoni 11,500 amafaranga ndi gukubwira utagira ngo uraza mu bintu byo kunegosia ni 11,500 iyi ni shya urabona nta kibazo na kimwe ifite reba amajati yayo urebe indani hayo urebe uburyo imeze fresh salon yayo ntabyo kujya ku demonta bashyiramo ibintu bya fake urabona radio yayo ni sawa televiziyo ni fresh na automatic imodoka zose ndi gukurika na automatic kindi uri kureba ibirahure byayo nabyo n'umuriro inzugi zayo ni fresh nta bintu by'akavuyo
mfite imodoka nziza cyane. Urabona location ni imwe, aho ziparitse ni hamwe. Iyi Corolla irashaka amafaranga menshi bitewe n'ubushyashya bwayo. Ndabizi uri buvuye kari menshi, ariko kurandi rumwe ni make cyane. Ndabakunda cyane.